dutangiye nyine umukobwa w'umusirikare winjiraga mu rugo ruranga hanyuma abwira barahanga ati muceceke kuko amwenye itagira gutya araza ahita apfuka umugabo ruranga mu maso hanyuma umugabo ruranga nawe agira gutya bamwikuyeho amaboko mu maso umugabo hindukiye barikanze bisa nkaho aba bombi nyine baziranye umugabo akomeza kwitegereza umukobwa ruranga w'umusirikare wari umaje kumupfuka mu maso hanyuma umugabo agira gutya barahagurutse umukobwa yakomeje kwisekera umugabo ati wowe umukobwa akomeza kwisekera ubona ko rwose yishimye ariko ubona ko afite hanyuma umukobwa ati nisi ufite undi mugore hanyuma muri uko mwanya undi mugore wese uturuka ku ruhande bigareye ko anatwita kuri we umukobwa yakomeje guseka ariko ubona ko ababaye hanyuma umukobwa yitegereza umugore w'ururanga atwite bigareye ko rwose anakuriwe umugore ati ndi umugore we umukobwa w'umusirikare akomeza kumwitegereza aratungurwa nawe hanyuma umukobwa arongera ahindukira yitegereza umugabo uri ahangaha hanyuma umukobwa agira gutya bakubise urushyi umugabo uri ahangaha ati ni gute utinyuka kuko ati ni gute kuko watinyutse umugabo ati ariko natekereje ko wapfuye ati nawe reba hariya umugabo agira gutya amwereka ifoto yari ku ruhande iriho uyu mukobwa w'umusirikare nyine bigareye ko bahoze bakundana nyine umukobwa nawe yarahinukiye yitegereza ifoto y'imanitse ahangaha nyine ku gikuta bigaragara ko uyu musore yarazi koko ko uyu mukobwa yapfuye hanyuma umugore w'uranga yabwiye umukobwa ati umva wa mukobwa bati ahubwo rero rwose mu byohero byawe turagusabye vangaha rwose umugabo ati ariko umugore wacecetse aho ngaho atuzi ko iyi nzu ari iye ariko umugore barikanze ati inzu ni iye hanyuma bigaragara ko nyine iyi nzu bari banatuyemo ari iy'umukobwa w'umusirikare umukobwa ati ntabwo mbyiteyeho kuba iyi nzu ari iyanjye rwose ati ndasohotse mvuye ahangaha ati ndagiye rwose hanyuma umukobwa nta kindi yakoze yahise agira gutya arasohoka umugabo ati Jane we umugabo yashatse gukurikira umukobwa hanyuma umugore ati ariko wa mugabo atumenye ko ndi umugore wawe umugabo ati ariko nurira nawe ni umugore wanjye umugabo yagize gutya bataye umugore we utwite hano abasohotse akurikira uriya mukobwa wundi bise Jane w'umusirikare hanyuma umugore atangiye kwifata ku nabone ko yaratangiye no kuribwa nyine hanyuma kuri ruhande nyine wa mukobwa w'umusirikare yari yisohokeye nyine afashe umwanzuro wo kuva aho ngaho akagenda hanyuma umugabo yaje amukurikira umugore ati umukobwa ati wimuraho rwose ati n'umuriwe hanyuma bagize gutyo nyine abafunguye imodoka iri ahangaha umugabo ati ariko ntabwo nari mbizi ati ntabwo namenye ko uri muzima umugore ati none se ibyo ngibyo nibyo wakoze kugira ngo wumve ko umerewe neza ati washatse umugore kugira ngo wumve ko umerewe neza umukobwa agira gutya bakubise umugabo urushyi ati ntugerageze no kongera kunkoraho n'indi nshuro n'imwe ubona ko umukobwa rwose yarababaye cyane hano rwose nyine nyuma yo kuva ku rugamba cyangwa se nyuma yo kuva mu kazi nyine aho yakoraga mu gisirikare gasanga umugabo we yashatse undi mugore hanyuma umugabo yagize gutya amwerekaga ku mubari barambikanye bigareye ko bombi nyine bari barambikanye udukomo nyine dore ko n'umukobwa hano agafite umugabo ati ni njyewe rwose Jane umukobwa ati ndabizi rwose ati nari negereje ko wongera kunkuraho nari negereje ko wongera kumubira ukongera kunsuma nibyo bintu byonyine nari nkumbuye kuruta ibindi bintu byose ati nibyo bintu byonyine nari nkumbuye umugabo ati nanjye rwose ati nuko umukobwa yitegereza umugabo hano nta kindi cyabaye nyine umukobwa yize gutya bavuye aho ngaho nyine hanyuma umugabo asigara ahagaze aho ngaho umukobwa agira gutya baraje afunguye imodoka iri ahangaha bayinjiyemo imbere bigareye ko nyine umukobwa rwose yarababaye cyane nyine bigareye ko rwose umukobwa yarafite agahinda kenshi nyine nyuma yo gusanga umugabo cyangwa se umusore bari barakundanye cyangwa se yarakunze nyine arishakiye undi mugore hano umugore ati ushatse undi mugore ryari yabaza umugabo hanyuma umugabo ati rwose wa mugore ati natekereje ko rwose ko biri bumfashe kwibagirwa nyine nindamuka nshatse umugore ati hashize igihe kinini rwose nshatse umugore ati ngiye no kubyara umugore ati byaragufashije se umugabo ati rwose ati wapi habe na gato rwose ati n'ubundi ndacyagukunda rwose bigaragara ko uyu musore nyine nawe ko yarashatse uriya mugore nyine ataruka yaramukunze ahubwo nyine ngo agira ngo yabashe kwibagirwa uyu mukobwa w'umusirikare bari barakundanye nta kindi cyabaye nyine byabaye nka bya bine ngo aho yaciye umukobwa agize gutya afungura umusore yinjira mu nzu nawe amini mu modoka hanyuma umusore agira gutyo nyine nawe murabibona nyine nk'abantu bakuru nta kindi cyabaye nyine umusore n'umukobwa bahise bigira mu byabo nyine nyuma yuko hari yashize n'igihe kinini nyine batabonana nyuma yuko umukobwa nyine yagiye mu kazi k'igisirikare hanyuma akagaruka asanga umusore agize gutya akishakira undi mugore umusore ati ese uribuka za nzozi zacu twari dufite z'uko tuzabyarana abakobwa babiri hanyuma tukajya dusohokana buri cyumweru tukajya gusangira amata mu kantu k'agakafa ahantu ati ibyo byose urabyibuka se bigareye ko nyine rwose aba bombi bari barakundanye rwose ndetse urukundo ruzira uburyarya nyine gusa nyine umusore akaba yaraje gutekereza ko nyine umukobwa yapfiriye mu gisirikare nyine akaba ariyo mpamvu yishakiye n'undi mugore hanyuma umukobwa ati izo nzozi ziracyarukora ariko n'ubundi umusore barikanze nyine
hanyuma umukobwa arahindukira ati ariko kuri we wenyine ati ni wewe wenyine bishoboka kuba wabyara cyangwa se wagira izo nzozi ati kubera ko njyewe ndagiye rwose mvuye aha ngaha ati nta nubwo tuzongera no kubonana. Bigaragaye ko nyine ibi byose umukobwa bikoraga nyine gusezera uyu musore cyangwa se kuba yari yemeye no kongera kuryamana nawe nyine ari uko yari agiye kumusezera bwa nyuma na nyuma. Hanyuma umukobwa yagize gutya bapakiye ibintu byiwe nyine avuye aho ngaho, umusore azamwirukanka inyuma ati Jenny wanyumva ariko. Umukobwa ati ntugire ikintu na kimwe wongera kuvuga ati ceceka rwose ati mpobera ubundi unsezere kandi ntugire ikindi kintu wongera kuvuga. Hanyuma nyine nta kindi cyabaye, umukobwa yari asezeye umusore nyine batandukanye gutyo nyine. Kumbi ku rundi ruhande wa mugore wuriya uyu musore nawe yari aho ngaho byitegereza nyine mu idirishya nyine yitegereza ukuntu bahoberana nyine nka bya bintu ngaho yaciye nyine nihaca urwango. Hanyuma umugore yagize gutya itangira kumufata ibise birazamuka muri uko kamwanya atangira kumenagura ibintu byose n'umujinya byose nyine nyuma yuko abonye nyine umugabo wiwe ari guhoberana n'uwo hoza ari umukunzi wiwe. Umukobwa atangira gutabaza ati munabari rwose ati nta muntu wo kumfasha ati mwana baye kugwa. Bigari ko nta n'umuntu wari urango nyine ngo amutabare. Hanyuma umugabo arabyumvishije nyine umugore we aratabara, umugabo ati Penny. Hanyuma uno kamwanya umugabo yagize gutya bagarutse yirukanka kureba umugore wiwe nyine aho yari ari gutakira mu nzu nyine. Bigari ko ibise byari bimufashe cyane rwose muri uko kamwanya nyine. Umugabo yaje hano ahamagara umugore we, hanyuma asanga umugore we nyine ari kuribwa cyane nyine ari gutaka cyane. Umugabo ati Penny bimeze bitati Penny. Hanyuma umugabo agira gutya baraje bafasha umugore we nyine. Bigari ko ibise byazamutse rwose. Umukobwa ati birasa nkaho byagize birasa nkaho. Umugabo ati ndabibona rwose ati reka tugende gahoro. Hanyuma uno kamwe umukobwa umusirikare nawe yagize gutya arongera agarukaza gutabara nyine aza kureba ibibaye nyine nizo nshingano z'abasirikare murabizi namwe. Hanyuma umukobwa ati muzane mu modoka tugende. Hanyuma umugore ati uri ku gikobwa kirakurikirana ati gitumuka kivanga ati wagikobwa uti. Bigere ko uyu mukobwa umugore uranga nawe yari yanafushye cyane nyine nabyo byatumye ibise bihita bizamuka. Umukobwa ati unyite icyo ushaka cyose atari kunda gutwara mu modoka ngo ujyane kwa muganga bakwiteho. Umusirikare nyine nawe urabizi nyine inshingano z'umusirikare no gutabara nyine. Nubwo umugore uranga yerema amutuka nyine kubera ifuhe nyine n'umushiha nyine byuko ngo amubona nyine umugabo we nyine, ariko umusirikare yamubwira ati ndagutwara rwose nushaka kunuka ibyo ushaka byose. Hanyuma nakindi cyabaye umukobwa cyangwa se umugore bagize gutyo baramusindagiza nyine bamwerekeza mu modoka ngo bamwerekeze kwa muganga nyine ari hajya kubyarira. Hanyuma umukobwa umusirikare ati humeka gahoro ati sora umwuka ati wongere winjize umwuka ati abwira umugabo ati mwinjize mu modoka ati nanjye reka njye kurivura. Hanyuma uno kamwanya nyine umugabo yagize gutya afata umugore ngo amugeze mu modoka. Hanyuma umukobwa umusirikare nawe agira gutya yinjira mu modoka nyine. Hanyuma umukobwa ati ndatekereza iminota 20 turaba twageze. Umugore ati ntabwo biri bukunde ati iminota 20 wapa ati ntabwo biri bukunde ati iminota 20 ntabwo biri bukunde ati ahubwo ndatekereza bigiye no kuba ati birarangiye ati ahubwo birarangiye neza. Bigere ko umugore hano yari akuriwe cyane rwose. Umugabo ati dukora iki Jenny. Hanyuma umukobwa uranga w'umusirikare ariyumvira ati kamwerekeza niba sina amazi hano, hanyuma uzane n'umukasi uzane n'udusumi twinshi hano mwereke. Hanyuma umukobwa w'umusirikare hano yagize gutya atangira gutabara nyine umuryango uranga nyine. Hanyuma kamwanya nyine umukobwa nta kindi yakoze nyine yahise afata n'inshingano nyine z'umubyaza cyangwa se z'umuganga yita aza kubyaza umugore uranga urumaje no kumwirukana ari kumutuka nyine kubera ifu ariko nyine nta kindi nyine n'imishiha nyine namwe murabizi. Hanyuma nta kindi cyabaye umukobwa yize gukeza kubyaza umugore uranga muri ukamwanya nyine ku kamwanya nta kindi cyabaye agahinja kahise kavuka. Hanyuma umukobwa w'umusirikare niwe wakomeje kwita nyine kuri uyu muryango nyine w'umuhigisi wiwe. Ati abaganga barabagize hano mu kanya gato ya rwose ati rero wa mwana bati rwose rero usanga mama wawe. Hanyuma umukobwa w'umusirikare nta kindi yakoze nyine afashe umwana ngo amusubize mama wiwe. Hanyuma muri kamwe nyine ku mugore ati uya ati none hawapi ati ntago byakunda none ati ndacyananiwe cyane ati ntago niteguye rwose. Bigareye ko nyine umugore uranganye rakinaniwe cyane nyine ndetse adashaka no gufata umwana nyine. Abwira umukobwa ati mujyane rwose ati babiri ubu mujyanye pe. Hanyuma nyine nta kindi cyabaye nyine nyuma yuko umugore amubwiye ko nyine atiteguye ko yafata umwana mu gufata umwana we nyine. Umukobwa w'umusirikare yagumanye umwana we nyine aramufata nyine. Hanyuma bisobanuye ko nyine yaragiye kubagumye aho ngaho muri ako kamwanya. Umukobwa yakomeje kwita kuri ako kana nyine. Hanyuma umugabo nawe yari aha ngaha nyine ibyo byose bikimara kurangira. Umukobwa afata akana akazana aha ngaha nyine akazanira umugabo nyine. Bibutsa ko nyine bombi bahoze bakundana nyine uyu musore n'uyu mukobwa nyine. Gusa nyine umukobwa nyuma yo kujya mu gisirikare nyine
hanyuma umugabo akaza gutekereza ko uyu mukobwa apfuye nyine agashaka uriya mugore kugira ngo nyine ngo yikuremo cyangwa se yibagize uyu mukobwa wundi. Umukobwa ati ni keza rwose, bigareye ko bari babyakana k'agakobwa nyine. Umugabo ati rwose ndagushimiye cyane kuba wemeye kunyura muri ibi byose nyine, nyuma y'ibyabaye byose nyine, nyuma y'uko nakubabaje nyine ukawemeye no kongera kumfasha. Hanyuma umukobwa ati rwose ibi nabikoze nyine kubera ko ngukunda. Bigareye ko rwose umukobwa nyine yari agikunda uyu musore ndetse yari yamukunze nyine urukundo rwo kwiruzira uburyarya nyine rutari nka rwa rundi. Ati umukobwa ati nubwo rwose ntabasha kubana nawe nyine ngo tube twamarana ubuzima bwawe bwose, ariko uyu mwana we azaba hari igihe cyose. Hanyuma nyine bigareye ko n'uyu mukobwa yarimo arimo arasezera uyu musore ahangaha ati ndatekereza kandi muzabaho mwishimye. Kuko mwanya nyine umukobwa yagize gutya ava aho ngaho ababaye rwose afite agahinda nyine nk'uko namwe mubona, gusa nyine umukobwa arabaye rwose nyine nyuma yo gutenguha cyangwa se kuza kagavuye mu gisirikare agasanga ibintu byarahindutse nyine. Wari umukunzi we bakundanaga cyangwa se wari umugabo wiwe nyine yishakiye undi mugore. Hanyuma kuri ruhande tugaruka hashiyeho iminsi rwose kakana karanakuze nyine, bigareye ko hari haciyeho imyaka rwose nk'irindwi cyangwa 8 gutyo. Uwo mugore yagize gutya aza gusezera umugabo hano, bigareye ko bari batandukanye nyine cyangwa se bari batakiri kumwe, batandukanye burundu. Umugore yagize gutya pakira ivarisi yiwe nyine ava ngaho aragenda. Hanyuma akana kasigaye kamagara nyina, bigareye ko rwose araciye igihe, dore ko n'uwo mugabo rwose ubona ko ibyanwa byashukunywe nyine, ubwanwa bwaje ari bwinshi nyine. Hanyuma muri uwo kamwanya nyine umugore yagize gutya ata umuryango cyangwa se atawe uyu mugabo n'akana nyine. Tugaruka ku rundi ruhande hano ho wa mugabo cyangwa se umupapa yiresukanye kakana kiwe nyine nyuma gutandukana n'umugore we nyine. Ati seka uko kamwanya bagonganye n'undi muntu, ati mumbabarire. Uko kamwanya bahindukiye umugabo barikanze ati ntabwo bishoboka, ati Jane. Bigareye wa mukobwa w'umusirikare kumbe nawe yarari aho ngaho nyine nyuma y'imyaka myinshi rwose, ubona ko banahindutse bombi nyine babaye abantu bakuze. Ati urimo urakurikirana? Ati nanjye ibyo nibyo ngiye kukubaza, ahubwo ati bimeze biti? Umugabo ati ngiye ndi gusangira amata n'umukobwa wanjye hano, ati rwose twasohotse. Amwereka akana kiwe nyine ko karanakuze nyine, bigareye ko batari barigeze bongera guhura nyine cyangwa se batari barigeze bongera kubonana nyine nyuma y'ibyabaye byose nyine. Umugabo yafashe ubuzima bwiwe cyangwa se yabereyeho ubuzima bwiwe nyine ari aho ngaho. Hanyuma umugore nawe ajya kwiberaho mu buzima bwiwe. Kuko mwanya nyine umugabo yitegereje umugore yuri aha ngaha nyine ku kaboko kibabona kagakumu kiwe bari barahanye aracyana gafite. Umugabo ati se wambabarira kugaburira kimwe cyose cyangiritse ku bwanjye? Umukobwa ati ntabwo ari ngombwa rwose, ati ufite umukobwa mwiza, ati ubayeho neza rwose, ati ufite akana keza. Hanyuma ati kandi ntabwo ari byo gusa, unafite n'umugore mwiza, ati kandi mubayeho ubuzima bwiza. Kumva umugore hano bigareye ko atazi ko n'umugore w'uyu mugabo yamusize cyangwa se yamutaye. Umugabo ati rwose umugore yarantaye, ati icyo nsigaranye n'uriya mwana wanjye mwiza gusa, ati nubwo nahoraga ndota ko nzagira babiri, ati rwose nyine byararangiye nyine, ati umugore wanjye yarantaye ansigira umwe wenyine. Hanyuma umugore aba arababaye nyine, bigareye ko nyine nawe nyine inkuru y'uyu mugabo yari imuteye agahinda. Ati humura rero, ati ntabwo ari uko bimeze rwose, ati birasa nkaho mfite kugusaba imbabazi nyine kugabura kimwe nanjye ku byabaye byose. Umugabo ati se ni ibiki byabaye? Umukobwa ati nyine umbabarire kuba ntarakubwiye, ati rwose inzozi zawe nabashije kuzuzuza nyine nkubyarira umukobwa wa kabiri igihe kinini gishize. Umugabo barikanze ati ngwiki? Ati inzozi zanjye warazujuje. Kuko mwanya umugore arahindukira yitegereza akana karanga ati Kedi, ati suhuza umuntu. Akana karasuhuza kati ibiti? Umugabo ati ibiti. Bigareye ko uyu mugore nawe yari yaraje kubyara akana k'agakobwa nyine, gusa nyine umugabo ntazi ngo uyu mugore yakabyaranye nande. Umugore ati wa munsi turi mu modoka nyine, bigareye ko wa munsi bari mu modoka nyine, cya gihe bari mu modoka nyine bagira ibyo bakurikirana nyine byaje kurangira banabyaye nyine. Uyu mugabo ateye inda uyu mukobwa, hanyuma baza kubyara kariya kana k'agakobwa kandi nyine. Hanyuma umugabo ati ntabwo byumvikana, ati hase ni gute kuko ubuzima kuko budufata gutyo kuko, ati ntabwo byumvikana. Umugore ati nanjye ntabwo mbizi rwose, ati ntabwo nzi neza ukuntu byagenze nyine, ati ariko nyine inzozi zacu rwose ndabona Imana yazujuje. Bigareye ko rwose inzozi zaba bombi nyine bari baragize nyine
Imana yagize gutya ikaza kuzibuzuriza nyine, dore ko nyuma yuko ngo nako mbere yuko uyu mugore cyangwa se umukobwa yinjira mu gisirikare nyine bari barasezeranye yuko ngo bazabana nyine bakabyarana n'abana babiri b'abakobwa. None nyuma y'imyaka myinshi nyine umugore n'umugabo batarongera guhura cyangwa se batabonana nyine bongeye guhura. Umukobwa cyangwa se umugore hano yarabyariye umugabo undi mwana w'umukobwa nyine, bakaba bagize babiri. Akara kana uyu mugabo yabyaranye n'umugore wa mbere umutaye, ndetse n'aka kana yabyaranye n'uyu mugore nyine, dore ko ngo bari barasezeranye ko bazarirana cyangwa se bazabyarana abana babiri b'abakobwa nyine. Nuko Imana yagize gutya ikuzuza inzozi zabo nyine bombi. Ngusaba nyine nawe ngo niwihebe, dore ko Imana ishobora gukora ibitangaza kuri wowe mu minsi mike kandi ikabinyuza mu buryo utatekerezaga. Ngushimira cyane ko abanye natwe muri uyu munsi mu gafilime kacu kanone. Ngusaba ngo ukore subscribe, like, share na comment kugira ngo turusheho kubana no mu tundi dufilime twacu twa buri munsi. Wakoze cyane.